Mwaramutse neza inshuti bakunzi ba Magashi TV, twongeye kubasuhuza. Turi mu gitondo cy'itariki 9 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Tubahaye ikaze mu makuru aho tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Magashi ndagusuhuje. Nanjye ndakwikirije bwana Yuhi. Tubazaniye iki muri iki gitondo mu bice bitandukanye by'ubutaka bwa Kongo? Cyambere tubazaniye amakuru avuga yuko intare za Sarambwe zirimo zikakamba umujyi wa Shabunda ndetse n'umujyi wa Kamituga, ubu bakaba bari aho bita kuri Mayimingi. Andi makuru aratubwira yuko mu Mikenke muri Ramunejo umugoroba iripotinze abamayimayi bagera muri 60. Nyuma ya Mikenke turaza kwerekeza mu mujyi wa Gisangani. Mu mujyi wa Gisangani haramutse havugwa inkuru y'urwikekwe aho batangiye kwikanga ko M23 yaba yasatiriye uyu mujyi. Hakaba haramutse rero umukwabu mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Turaje tubabivire imuzi n'imuzingo. Ntabwo ari umujyi wa Kisangani ufite panike gusa, ahubwo ndagira ngo mamenyeshe ko umujyi wa Kindu, umujyi mukuru w'intara ya Manema, nawo rero uramukanye panike ikomeye cyane, kuko Shabunda egari Karima egari Kindu. Muri teritwari ya Warikare hongeye kugaragara indege z'intambara z'igisirikare cya FARDC. Ni indege zitigeze zirasa, ariko kandi zagerageje kwinjira mu bice bigenzurwa na M23, bazohereza uducuma tw'umujinya zisubira inyuma kibuno mpamaguru. Aya makuru hamwe n'andi yose bwana Magashi tugiye kuyava imuzi n'imuzingo. Aya makuru ntago ari busige ayo muri Noro Kivu, aho bita ko uyu munsi cyangwa ku munsi w'ejo imiripuko yari ahantu hitwa za Burayi, ikaba ahantu hitwa za Nkuba hafi na za Mpeti. Ahangaha rero akaba ari mu metero 5-6 hagati ya 7 na 5 n'umujyi wa Pinga, akaba ari kapitale ekonomike ya Warikare. Bwana Magashi turakomeza aya makuru. Amakuru yandi dufite ni uguseba gukomeye kwa perezida wa Kongo bwana Felix Tshisekedi ubwo yageraga mu Bubiligi. Propaganda zari zakozwe ngo bamwakire nk'umwami, ngo bamwakire nk'intwari, ariko bakaba bamwakiriye nk'ikirumbo. Nyuma yaho rero baje gukorwa n'isoni ubwo babonaga nyakubahwa perezida w'Igihugu y'u Rwanda Paul Kagame aganira na Mossad Borosi ahangaha rero mu gihugu cy'Ububiligi. Aha rero ibigarasha bikaba byaje byikomanga biti twike ageze mu Bubiligi gute. Ndagira ngo mbwire ibigarasha ko nyakubahwa Paul Kagame perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda yagiye mu nama isanzwe y'abadiplomate, inama ihuza Uburayi ndetse na Afurika. Ni inama rero izavugirwamo ibintu byinshi bitandukanye, ariko ni inama Tshisekedi agiye guseberamo mu buryo bukomeye cyane. Reka tubahe ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Nanda gusaba gukurikiye Magashi TV ari ubwa mbere, nawe wayikurikiraga ariko utari wakora subscribe cyangwa se sabone, reba hasi kuri iyo buto yanditseho subscribe, nusanga utarakozeho ukoreho, hama kandi ufungura inzogera wemeze all notification, hanyuma kandi nakore like, share na comment kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Ikindi kandi nanone wemerewe kuba wagira gutya ukaba wajya muri discussion y'ikiganiro ukabonamo nimero ya Magashi mwenyewe, ukaba wamwandikira, ukaba wamuvugisha, yaba ari amakuru cyaba ari igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi. Uhawe ikaze ukoze subscribe. Bwana Magashi reka dutangire aya makuru yacu twihanganisha umuryango nyarwanda, societe nyarwanda, umuryango wa Madame Marie Immaculée ndetse na Afrika muri rusange, kuko twavanywemo intwari, twavanywemo umuntu ukomeye cyane, umuntu ukunda Afrika, umuntu wifuzaga ubwigenge bwa Afrika busesuye ndetse no kwigobotora ingoma z'abampatsi ibihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umunyakuri utaripfana, umubyeyi warwanije ruswa n'akarengane,
kandi akagenda agera ku ntego. Umubyeyi, umujyanama w'urubyiruko, umujyanama w'amajigija n'ibikwerere. Umuryango wa Marie Ingabire Immaculée ukomeze kwihangana, u Rwanda n'abanyarwanda ni ukuri tubafashe mu mugongo. Ingabire ni intwari y'u Rwanda. Ndabizi ko uyu munsi uba ari mu gituza cya Aburahamu. Yararwaye, yagize umwanya wo kubana n'Imana, agira umwanya wo kwisuzuma. Ntabwo dushidikanya ko ari mu gihugu cyo mu ijuru. Rero ndabizi reka ntange ibigarasha n'intera hamwe. Ndabizi abashinyaguzi barahari, muraje mubyinire ku rukoma, ariko mu by'ukuri turabizi neza ko byo muvuga twaramaze no kubimenya. Tubaye rero tubwiye abashinyaguzi ko twabimenye kandi twifatanyije n'umuryango wa Marie Ingabire Immaculée. Imana imuhiruke rudashira. Urakoze cyane Bwana Magashi. Reka dutangire n'amakuru yacu, tuyatangirire n'ubundi kuri n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago turi buyatangirire uko twagiye dutondeka ingingo z'ingenzi, ahubwo navuga yuko dufite uko tugiye kubikora. Reka duhere mu mujyi wa Gisangani. Gisangani ni umujyi umaze iminsi uvugwaho ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ibimenyetso byo kuba uyu mujyi wabohorwa n'izasarambwe byari bihari, biranahari n'ubu ngubu, dore ko mu makuru nimugoroba ubwo twari live hano kuri Magashi TV twabwiye ko hari inzira eshatu ubu ngubu zishobora kunyurwamo zikaba zagota umujyi wa Gisangani, uyu mujyi ukaba wabohorwa, cyane cyane ko dushingira no ku magambo agiye avugwa na bamwe mu bayobozi ba AFC M23, aho bavugaga yuko bifuza yuko byibuza andi mahugurwa cyangwa se andi masomo y'abakadire politique MT ba M23 yazabera mu mujyi wa Gisangani, iyo tutibagiwe n'iyi Kindu. Cyera kabaye rero ngira ngo ubwo twasesenguraga aho imirwanire tuvuga iyi warika, ariko ari inzira igenda ku buryo bworoshye ikagera Gisangani, aho tukanavuga yuko n'inzira ya Kindu nayo ishobora kugera Gisangani, ndetse kandi twavuga ko n'inzira uciye muri Beni nubwo ari yakureho gatoya nayo yagera Gisangani. Wagira ngo ibi bintu twabiteraga mu mitima ya coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, dore ko kuri iyi tariki ya 9 haramutse imikwabu mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Gisangani, ndetse aho bavuga yuko hari ibimenyetso byerekana ko hari zimwe muri elema za M23 zamaze kugera muri uyu mujyi. Ibi barabivugira ko ngo hari abasirikare bashyika kuri 3 ba FARDC baje gusangwa bicirwa mu nkengero z'ikibuga cy'indege, bicwa batarashwe ahubwo bicishwa ibyuma. Rero ni ibintu byatumye bavuga bati byanze bikunze nta wundi waba wabikoze, nabo duhangana nabo ni babitinyeshyamba, nizanyeshyamba zifite igikomando kirenze icya FARDC, nizanyeshyamba zifite igikomando kirenze icya Wagner, nizanyeshyamba zifite igikomando kirenze icya Black Water, ndetse n'ingabo z'u Burundi na FDLR ko bagira igikomando cyitwa ngo ni Karapu, ariko ngo igikomando cya M23 gukirenza abo ngabo bose. Bagiye babikora rero ngo bakajya binjirira bimwe mu birindiro by'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi, ngo bakabisoza bakoresheje intwaro zidaturika, bakoresheje ibikoresho bisanzwe bya gakondo. Nyuma y'urwo rupfu rw'abo basirikare, imikwabu izindukiye mu bice bitandukanye bya Gisangani. Bwana Magashi, urakoze cyane Yuhi, ndagira ngo ubwire ko burya ariko rero naba mbatamburishije Goma ijya kubohora, utagira ngo burya babohoye Goma ni bariya baturutse hariya hejuru za Mujoga n'ahandi, uturutse muri ziriya nzira za Mugunga n'ahandi. Abahungu bari barageze indani hariya mu mujyi wa Goma, ndetse FARDC baba baryamye basinze, abahungu nibo bapatrolingaga umujyi bisinziriye. FARDC yaryamye, abahungu bagapatrolinga umujyi, niko bagenda bareba
defense zitandukanye ziri hehe, niko bagenda bareba imbunda zabo ziremereye ziri hehe, ibintu byose. Rero kubohora umujyi iteka ryose, ntabwo wabohora umujyi udafite inzego z'ubutasi zagutanze mu mujyi, ku buryo uza umenya ngo aduye aha n'aha, imbunda iremereye iraha n'aha, imitego iraha n'aha. Mbese habanza icyo bita reconnaissance. Reconnaissance rero yitamburitse ibigomba. Reconnaissance ni agakundi kaba kihagije gashobora kwirwanaho kandi kagakora wizido, katamburitse, gashobora gutata katatamburika kakisubirayo amahoro, yego, ariko katamburika kagasiga kazimanganyije ibimenyetso. Yego, rero ntekereza ko rero niba batamburitse buriya kwica bariya bafaridesi ni ukuzibangatanya ibimenyetso kugira ngo batamenya ko hari aba infiltre baba barageze mu mujyi wa Gisangani. Ikindi kandi nanone bwana Magashi, iyi ntambara irimo ikoranabuhanga rihanitse cyane. Ngira ngo twagiye twumva ingabo z'Ababiligi zijya mu bice bigenzurwa na M23 kujya gushyirayo devices zishobora kuba zabafasha gukontrola ikirere no kujyaminga air defense system ya M23, ndetse bakaba banakwinjirira communication yayo. Ibi byagiye biba M23 ikabatambaho hakiri kare, ndetse ikabatesha n'ibikoresho bari bazanye ikabibatwara. Ibyo bintu twagiye tubyumva. Ntekereza rero ko nimba ibyabaye byabire ku kibuga cy'indege, ntekereza ko kibuga cy'indege cyagihana cya simusimu cyane cya Bango ni Banguka, niko amakuru arimo kuvuga. Ntekereza ko kiriya kibuga cy'indege cyaba cyari kigiye gushyirwaho n'ubundi devices zishobora kuba zajyaminga ziriya systeme z'indege, dore yuko M23 imaze iminsi ivuga ngo ibyo bitero tuba tubizimiriza aho bihagurukira, izo ndege tuzazimiriza aho zihagurukira. Ntekereza kuba bari bahageze, kuba habonetse mayiti eshatu. Mayiti eshatu buriya ntabwo ari ikintu bavuga ngo bibishwe n'umuntu umwe, cyangwa se wenda tuvuge ngo basubiranyemo baterana ibyuma bararangizanya. Uko byari byose hari uwabinjiriye, kandi uwabinjiriye w'umukomando unabarenze igikomando. Ibi bishaka kuvuga iki bwana Magashi? Bishaka kuvuga yuko ibice byose M23 irimo kwerekezamo yamaze kubikuramo ikizira kirimbuzi, yamaze gusukura, yamaze kuhashyira ibikorwa byayo ku buryo igomba kuba mirikibira kuba gusa. Ko bimeze iyi Gisangani rero, ntekereza yuko byagenze gutyo, bitawibaza kuri Kindu noneho nayo itorohewe n'aka na gatoya, dore ko nimba intare za Sarambwe zamaze kugira za Bangamangobo, bishaka kuvuga ko ni Shabunda yamaze kwinjirwamo. Ni Shabunda kandi ifite inzira igenda direct igera Kindu. Aha naho urumva hatekerejweho. Nakubwira ngo iriya zone nkuko twabivugaga ishobora yose kuba libere icyarimwe, kuva Gisangani ukaza ukagera Karemi. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu tuvugana intare za Sarambwe zirahangaha zarenze, ni ukuvuga ngo nyuma ya Kibanamangobo werekeza ubwo ngubwo muri Shabunda, ahangaha hari aho bita Nyombe, hari aho bita Kimbiri, ni ibirometero 6 gusa ugahita ugera. Barimo barareba icyo bita Mayamoto. Mayamoto rero ahangaha niho hari umupaka ugabanya Shabunda na Mwenga na Warungu. Ni mu rugabano. Uru rugabano rero tayari ubu ngubu ni uguhita bagira gute binjira muri Shabunda. Niba bari rero kuri Mayimingi hano Mayimingi hano kuri Mayimingi rero ni ukuvuga ngo tayari Shabunda rero Karima ni 30 km. Ahangaha aba bahungu baragenda ibirometero. Ubu dushobora kuba turi mu kiganiro kandi Shabunda yabaye tome. Nicyo kibazo mfite kugeza kakanya. Ibirometero 30 yibuza ibirometero 30 bagenda batuje na amasaha. Yego, ni ukuvuga ngo ibirometero 30 wenda tubyongereho 5 biri muri Shabunda muri teritwari, ubwo ni 35. Ibirometero 35 izi ntare za Sarambwe n'Amadubu zishobora kubikoreshaho n'isaha imwe baba bageze muri uyu mujyi. Cyane ko uyu mujyi twamenye ko nta basirikare ba coalition bakiburimo. Ariko nanone muri iki gitondo tuje gukurikirana amakuru, twumva ko bagiye bagerageza gushaka kugaruka ngo berekane ko nabo bakora ka resistance, kuko batinya ko n'ubundi baza kubagira nabi bakabafunga, cyane ko babonye umudepite yazanye ibintu byo kujya bafunga aba bose baba bambuye ibice
bimwe na bimwe ngo baraza kumererwa nabi. Bivuze ngo rero iyi panike twavugaga muri Kisangani, iyi panike noneho yo iri muri Kindu hano irarenze, kuko ahangaho naho intare za Sarambwe zamaze kuhatera amajanja. Bivuze ngo rero izi 35 km tubonye ahangaha tayari zihita zibinjiza muri Karima. Karima rero ni umujyi tayari ni nkaho Karima ubundi ntuzi ahantu arahazi cyane no kuzi Karima, nanjye ndahazi, Kindu ndahazi ku kibuga cy'indege. Noneho rero buriya Kindu igabanyijemo imijyi ibiri. Ibyo bintu mwarimu tubwiyeho, hari umujyi wo hakuno, hari n'umujyi wo hakurya, hagacamo Fleuve Zaire. Yego, ni Fleuve Congo. Yego. Ni ukuvuga ngo rero aba bahungu kuva hano Karima winjira neza mu mujyi wa Kindu ni ibirometero 101, n'ubundi ni nko kuva hano Bukavu winjira muri Mwene. Ibirometero 101 ku muntu wamaze guhabya aduyi amukurikiye, hariya hanyine n'imodoka zigeraho zigakora. Ariko byumvikane neza ko hari umujyi, ni imijyi ibiri. Hari umujyi wa mbere ugomba kuhita winjirwamo kandi urangaza, umujyi wa mbere uri hafi. Uri hafi, uyu niwo bagomba guhita binjiramo. Uyu mujyi rero niwo bahaguhita bagira gute babona na wa mujyi wa hakurya. Uburyo uyu mujyi ufatwa rero ni strategy ziba zisanzwe zifite uburyo zikorwamo. Ahangaha rero twaba turimo tubabwira ko muri iki gitondo rwose mushobora kumva ko Shabunda yabaye tombe. Nicyo kintu cyatugenzaga kugira tubabwire ibiri imbere, tubabwire Kindu birabimeze bite, kandi Shabunda nanone rero biba bingana no guhita ugera Kisangani nanone. Abantu benshi barimo kumva bavuga ifatwa ry'ibice, bakumva tuganisha ku mirwano cyane, bakavuga ati se mwabagabo mwe ko muganisha ku mirwano kandi tuzi ko hari ibiganiro by'Doha muri Qatar, ariko nyamunubwo twayibanyuriyemo. Navuga yuko Kisekedi we ubwe yatanze umwanya wo kuba yakubitwa cyangwa se yavanwa ku butegetsi, kubera yuko ibiganiro ntabwo arimo kubiha agaciro. Ni wa mugabo wagiye agaba ibitero mu gihe cya CCRF, akagaba ibitero mu gihe harimo ibiganiro, akanga gushyira mu bikorwa ibyo basezeranye mu mbanziriza umushinga w'ibiganiro. Ni wa mugabo wagerageje kwerekana yuko we ashaka kurwana cyane nubwo atarabishoboye, kuko byagiye bigaragarira mu bice bitandukanye byo hirya no hino. Magingo aya ngaya impamvu tuvuga imirwano, biragaragara ko ari kintu gishoboka, dore ko ururimi rw'imbunda ari narwo rwumvisha uyu perezida wa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nirwo rumwumvisha, kuko Abakongo bamaze iminsi mubyumva bavuga ati iyo abishaka imirwano baranahagaze, batari barenga Bunagana, batari barenga Rucu, batari barenga Masisi. Rero yagiye gerageza gukurura imirwano iza imusatira, ndetse yaranavuze ati ngiye nzarwana mpaka bageze hafi y'urugo rwanjye. Bwana Yoheri, gerageza comment turaza kuzishyiraho tuvuga wenda uburyo yageze mu biryo, n'uburyo yakiriwe, n'uburyo bamureba, n'uburyo izi politike mpuzamahanga zirimo zireba Kisekedi kugeza uyu munsi. Ndibaza ko ariho turi buze gushyira comment zihambaye cyane. Ahubwo ndagira ngo duhuze uru rugamba rwa Shabunda na Kamituga. None iyo operation dusa nk'abayirangije, duce mu Minembwe twamuka tujya muri Nord Kivu. Uru rugamba rwa Shabunda na Kamituga bwana Magaje, ni urugamba navuga yuko rufite impact ebyiri ku mpande zombi. Niwumva Shabunda ibaye tombe, ukumva Kamituga ibaye tombe, icya mbere ni amaboko ya coalition ari bubacitse, kuko abafashaga iyi ya coalition bose nta kindi batagetinga ni amabuye yo muri Kamituga. Ni amabuye y'agaciro, turi buze no kubivuga nitugera, ariko ntabwo ariyo ntibumve ko ariyo target gatoya. Abarwaniraga coalition, abayifashaga bafite target kuri ayo mabuye, kuko niho bavana, niyo bahabwa nk'igihembo, niyo abakurura akabazanamo hariya kugira ngo barwana nyine bati tuzakura ubutunzi runaka. Rero nge ntabwo nyeca ku ruhande, ayo mabuye ibyo birombe bigomba no kuba target kuri M23. Kubera iki? Iyo urwana n'umwanzi uba ugomba kumukuraho buri kintu cyose kimusapotinga, uba ugomba kumukuraho amasasu, ugomba kumukuraho amakompo, ugomba kumukuraho ikintu cyose kimufasha mu mirwano. Rero M23 kuba uwo barwana we icyo yifashisha ari ugutanga
amabuye y'agaciro kugira ngo babone abaza kumurwanira, kugira ngo babone ibikoresho n'ibiki. Why not batatayetinga ayo mabuye bakabanza n'undi n'aya Kongo nabyo yitwaza z'abameriseneri, nabyo yitwaza bakabanza bakayamukuraho bakayabirekera mu butaka bwa Kongo. Abameriseneri bamara kubona yuko ntacyo kibahembye bakagenda bagabanuka. Ngira ngo uzi ako niyo tekinike nziza, niyo tekinike. Ngira ngo uzi akaduruvayo kavutse hagati ya South Africa n'ingabo z'u Burundi na Kisekedi ubwo bamburwaga Rubaya. Uzi uko byagenze ubwo bamburwaga Rumbishi. Ibyo byose byerekana yuko byanaciye umwanzi imbaraga. Niyo mpamvu wabonye Umurundi agira gutya akaba ati ngewe ndakuramo akanya karenge nerekeze muri Kivu y'Amajyepfo hakiri kare. Ibyo rero bishaka kuvuga iki? N'ubundi iyo target igomba kubaho, kuko nibamara kubambura aya mabuye muri Kamituga na Shabunda, hejuru muri Walikare naho hari ibirombe byinshi ndetse bininjiza amabuye menshi kurusha n'ahandi cyane, kuko Walikare irimo diama, Walikare irimo or, Walikare irimo coltan, Walikare irimo tourmaline, Walikare irimo amabuye ubwoko bwinshi bw'amabuye. Njya nkubwira ibirombe byitwa za Lome na za Omate n'ahantu umuntu ayora itaka akayungurura akavanamo or akajyana ku isoko. Arabona nubwo birirwa bajya gutsimba bajya gucukura bagiye. Jewe narahanyuze nabonye abantu bifite utuntu tw'utudiyama aho ngaho mu gasoko. Rero nkavuga ngo nibamburwa ibirombe byo muri Sud Kivu, Shabunda na Kamituga bakamburwa Walikare, barabasigaranye ibyo muri Kabaru ahantu hazwi diyama cyane. Kandi nanone kuba bino bice byamaze kubara imbere, Kabaru ari isigaye hirya kumufungira amazi n'umuriro biba byoroshye. Ikindi nanone aba mariseneri ntago bazabasha kurwanira amabuye y'agaciro muri Kabaru. Amabuye y'agaciro afite amasosiyete akomeye cyane, yaba y'Abanyakanada, Abanyamerika ndetse n'Ububirigi nabwo bushora y'igitiyo bukayora. Ntago abameriseneri Kisekedi azabasha kuyabaha ngo ayambure biriya bikomezwa bisigara biyafite. Igishoboka nuko wazagera gute, azahita afata utwangushye, afate ubuye yabitse abukubite mu kwaha, yigurukire asubire mu Bubirigi, dore ko n'ubu ngubu ariho aherereye. Ikindi twabibutsa nuko urebye impamvu nshaka gushyiraho comment ntoya kuri icyo ngicyo uvuze kijyanye n'amabuye y'agaciro, twibukiranye neza ko n'ubundi iyi mishyikirano ijya kubaho, CCRF ijya kubaho, ibiganiro bijya kubaho muri Katari, byaje nyuma yaho intare za Sarambwe zimaze kubohora cya kigo gikomeye cy'amabuye y'agaciro cy'Abanyakanada. Yego, Alpha Mining imaze kubohorwa nibwo ibihugu byose by'abayobozi b'iki byose byagize panike, ari naho baje bataka ibihugu biraguruka, ariho Ababiligi ba Preve bahaguruka basabira ibihano u Rwanda n'ibiki nuko bari bakomye Rutenderi. Izi Rutenderi rero zibuza amahoro Abanyekongo, izi Rutenderi zitongeye Kongo bapfa ku manywa na nijoro, izi Rutenderi zituma Kisekedi azifata akazigabira abashatse kugira ngo baze bamara Abanyekongo. Izi ni muzimara kuzifunga, Kisekedi noneho ibiganiro arabijyamo muri Amerika, kuko Katariho naho bashobora kumubwira ati reka genda cyane ko n'iyi inama y'abadiplomate irimo kubera mu Bubirigi dushobora kuzabona ingaruka mbi cyane kuri Kisekedi bitewe n'ibyo yagiye akora. Aho bashyizeho CCRF ugasanga atangiye imirwano, aho bashyizeho agahenge ugasanga mbese arazana abameriseneri, indege aragura buri munsi, aradivansinga, araca ibiraro, arica abaturage, arashyigikira FDLR, arazana FDNB kugira ngo zizane interahamwe zose zikomeze ibitero. Ibi rero Abanyekongo bimaze kubagera aha, ni nayo mpamvu mu Bubirigi yasuzuguye bikomeye cyane. Mbere yuko tujya muri Kivu y'Amajyaruguru Bwana Magashi, reka tunyure mu Bubirigi. Mu Bubirigi se ibi bya Shabunda ubwo birarangiye? Ibi bya Shabunda birarangiye kuko ama operation aracyari gukorwa Bwana Magashi. Aha nagira ngo nkubaze rero, hano hari inzira ebyiri. Ni ukuvuga ngo hano hari Kamituga hari na Shabunda. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi Shabunda yo ntabwo wamenya ngo bazayifata baciye he, kuko n'abangaba bafata Kamituga nako Shabunda bashobora no gucangaha muri izi nzira, bagashobora gukata ibumoso bagacaho bita Karore, bagacaho bita Chabene, bakageraho bita Kitutu, bakageraho bita Kamituga. Sibyo? Iyo ni inzira yindi ituruka za Shabunda ijya Kamituga. Noneho ugasanga hari indi nzira bashobora gucamo nanone bari abaciye Bukavu,
hanyuma bakaza ibumoso none Mwenga bakajya kuri aho bita Tubimbe, aho bita Kirungutwe, Kamituga, Kitutu nanone Cyabene. Urumva ni inzira ziza zigahurira ahantu hamwe kandi zaciye ahantu hatandukanye. Aha rero urumva ko koalisiyo bafite ibibazo cyane bikomeye, ntabwo bazi ngo bazakubita. Reka nkwereke bwana Magasha, twabonye igihe kimwe dutegereje ifatwa rya Sake, tubona ifatwa rya Minova. Urwaho kantu ndakumva, twahoze dutekereza yuko M23 iri buturuke muri iki kiba cyose cya Kibumba ikaza ikagera hano hejuru za Mutaro, ikamanuka mu nkengero za Mujoga na hehe, ikaza igakubita ikagera Sake, Sake igakuramo ikaza ikinjira mu mujyi. Ariko tuyibone turutse hiryo ngiyo za Gasezanzuru, za Gasengesi na Zanzuro, yiturukiye mu cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo. Byose irabikora. Icyo amaze kubona kuri izi ntare, amaoperasiyo yayo ntabwo ushobora gupredictinga kubera yuko ikigaragara banyura aho bashaka. Dushobora kuba tuba dutekereza Kamituga na Shabunda, hakavamo kandi gace tutarimo dutekereza ubu ngubu, ugasanga Fizi bayetombe, tutanazi akaba ariko kabatombe, kandi Fizi bayetombe bakaza bakajya guhurira no Kamituga tayari ngo bagiye Karemi. Biriya bice byeta byikuramo Fizi bayetombe, iyi Kamituga na Shabunda zakwivanamo, kuko n'ubundi zimwe ziranyeganyega, zimwe ziravamo abasirikare bakagenda bakongera bakagaruka kubera yuko intare zitabakurikiye. Bishaka kuvuga ngo bagiye kumva muri Fizi rwahinanye, ibintu byahita bibi bikomeye. Ushobora kujya ukumva imirwano irimo kubera muri Nord, ukumva wari karivuyemo mu gihe abandi bategereje Kamituga na Ntuza Shabunda, bakumva abahungu bakandagiye tingitingi, bakumva bageze Rubutu, ako kanya umuntu uri Kindu, umuntu uri Kamituga, uwo nguwo yahita yitekerezaho agahita afunga imizi. Bageze Rubutu no kuvuga ngo n'ubundi ubwo urumva ntuze Kindu baba bayishyize hagati, Kindu baba bayizengutse bayiciye iburyo, baba bayiciye n'ibumoso, tayari ngo bayiranduye. Noneho tayari ubwo ngubwo na Kisangani nayo nuko uri Rubutu, Kisangani ibirometero 75 none barabaye tombe, uba wageze aho bita za Wanyarukuru. Aba bahungu rero bafite byinshi byo bafite uburyo bwinshi bwo kuba bakoramo amaoperasiyo yabo igihe cyose Kisekedi yakomeza kuremereza ibintu. Ikindi nanone Kisekedi ibintu harimo kugenda yongeramo mu by'ubukana. Nk'ubu ngubu urabona iterabwoba ku rugo rwa Nanga, kohereza y'indege azoherejeyo azivanye mu rwuri rwa Moise Katumbi no kwa Kabila bagiye. Urumva ibi byose arimo gukora, n'ubwo ngo arimo kongera imbaraga bamurwanya, ndetse bagomba kutumia nguvu na bidii. Ubwo rero tujya mu Bubiligi, nawe ungeshejeyo kandi urihuse hano turava muri Kongo. Aho ngaho ntabwo bise nkohereza mu Bubiligi Magashe, ko mu Bubiligi tuhafitiye umwanya. Ndimo ndavuga imbaraga zigiye kumukubita ahantu we arimo kuzitanga azituye. Kuko ubu ngubu hariya muri Katanga, iwabo kwantuza, iwabo wa Moise Katumbi, uzi neza yuko hari amakuru avuga yuko hari abeguye intwaro bagomba kwirwanaho. Uri kumva ikintu? Ndakumva. Abo bantu bakabeguye intwaro, urwanya rwa Kabila bakegurira izindi ntwaro. Ntekereza yuko FARDC n'abacanshuro bayo batari burwane muri ibyo bice bya za Katanga, ngo barwane muri Kivu y'Amajyaruguru za Warikare, barwane Kivu y'Amajyepfo za Shabunda na za Kamituga icyarimwe, mu gihe side imwe y'Iburasirazuba yari yabananiye. Sibyo? Yari yabananiye, yo ubwayo yari yabananiye. Ntabwo aho hantu hose bari buzi kuharwanira ngo bashobore. Bishaka kuvuga ngo rero magingo ayangaye kuri Kisekedi ni inama tujya tumugira inama, yakora buryo ki bwose yumvikana n'abo bagabo, yashaka anapfukama akanarambarara, yanarangiza kandi akanirukana ingabo yazanye muri Kongo, ati mugende ntacyo mwamariye, n'ubundi niringiye imbingo zisadutse, reka ngire gutya niyobokera inzira y'ibiganiro. Iyo kintu cyatuma no bice bitavamo Magashe, ndeye buzunguza umutwe bihagarariye hano rero ibice bitaravamo. Intare zasaramwe n'amadobo baba bahemutse cyane.
none se ko kuko yakomeza urumva we ubu ngubu amahanga yose agiye kumutunareka sibyo ubu ngubu yasebye kubera gucira wari perezida Kabila urubanza rwo gupfa amahanga yose avuga ati ibi bise birashoboka amahanga yose ibintu yarabyamaganye ku mugaragaro ndetse no muri inama iri mu Bubiligi baraza kubyamagana tubireba ni ukuvuga ngo rero Kisekedi uretse ubu ngubu kuba yava ku butegetsi nta kindi kintu gikwiye kuba cyahagarika intare za Sarambwe n'Amadubu kwa divasinga. Ariko jyewe ndi kuvuga ku bijyanye intare zatangiye zisaba ibiganiro na n'uyu munsi ziracyasaba ibiganiro zishyize ibiganiro imbere ibiganiro by'amahoro sibyo ukurikije rero aho bigeze n'ibyo Kisekedi amaze kwanga nta biganiro bakabaye bongera gukenera ibiganiro ubu ngubu bakeneye ni wa murongo wa mbere bihaye kuva na Katari bati Kisekedi nave ku buyobozi ni umwicanyi ni umugome yoretse igihugu cya Kongo uwo murongo niwo bagomba ngibyo byaganirirwaho nyuma ubwe yemeye ibiganiro akanasaba imbabazi hari izindi ngingo bagenda bongeramo bakurikije uko ari kwitwara muri ibyo biganiro nta ngingo nimwe cyakura kuri Kisekedi ku buyobozi nta ngingo nimwe yagira ikikora muri Kongo atavuye ku butegetsi nayo utiki nta ngingo nimwe bazana nk'aba opoza cyangwa se abarimo bahangana nawe nta ngingo nimwe bazana yagarura amahoro n'umutekano mu gihugu cya Kongo uretse iyo gukuraho no kweguza Kisekedi. Ubivuze mbivuze shingiye ku gihe ibiganiro bimaze ku gihe yagiye asaba CCRF ariko yasaba CCRF ugasanga niyo kwitegura intambara niyo kuzana abamercenaires niyo kugura indege nshyashya akongera agasubukura intambara bakongera bakamukubita bakamwigiza imbere bagafata undi mujyi akongera agasaba CCRF akongera akazana ibitero n'abandi bacanshuro bashyashya bakaza bakabahora Goma bakabahora Bukavu agasaba CCRF none akajya Katari ahangaha kuri finali none ubu ngubu icyo asigaranye ni CCRF ya nyuma agiye gusaba yo none izaba ari kirimbuza agakora iki kirimbuza agakora iki uyu mugabo Kisekedi yagerageje uburyo bwose bushoboka ngira ngo ubu ngubu urabizi ko arimo yasezenje n'abantu ngo kwigarurira Goma na Bukavu ngo akabyisubiza ibi byose yarabigerageje ntako atakoze bigeze naho abo yashyiraga imbere ngo bicwe ari bo Wazalendo batangiye mu bwabo kuvuga ngo tubivuyemo twabonye ko mutatwitayeho ubuzima bwacu ntabwo mugukeneye ntabwo mubwitayeho bigeze naho ya mahanga yajyaga amujya inyuma amuterega mu bitugu ageze ku cyangwa tukuveho urumva Kisekedi ngende ndimo guha umuti Kisekedi ntabwo nzi uko AFC M23 na twirwanaho babifata sinzi imyanzuro bafata nge ndi kugira inama Kisekedi nagerageze bya bindi bamusabye bakunda by'ibiganiro by'amahoro kuko ntabwo bakeneye intambara nibo bahatirije kurwana nagerageza pfukama kubita ibipfukamiro hasi akoze inda kwitaka ahita avuga ati ndabinginze kandi baramubabarira ndabizi baramubabarira niba mubabarira agene none washaka ibindi byadanje se ko yabishatse ko byose byabuze ko yavuri mu mashini mu aho kwiheba none si ibingibi ko bikomeza gushyira Kongo mu kaga ko bikomeza guteranya amahanga ashyigikiye Kisekedi ugasanga arebanye nabe n'andi mahanga usanga yumva ikibazo cyo muri Kongo ibi bintu bikomeje kumara abanyekongo ibi bintu bikomeje gutuma abadepite barwana mu nteko ishinga amategeko ibi bintu bikomeje gutuma abantu baremana inguma ibintu bikomeje gutuma indege zirara zipatrolinga ku bigo mu mazu y'abantu bari abayobozi ibi bintu byose ukabikomatanyiriza hamwe wowe urabona Kisekedi akwiye kuba akiri ku ngoma muri Kongo jewe hari abo mbona bagakwiriye kuba barayimukuyeho kera atari AFC M23 bandi kuko n'aba badepite ubona baterana imigeri n'ingumi aba bagenerali bacunaguzwa buri munsi bafungwa bagafungwa n'abadepite bagafungwa n'ababurugumesitiri bagafungwa n'ibiki abangaba bo bwabo uyu mugabo bakakwiye ko baramubwiye bati banzo icara wongere wegura ivatiri ibi bintu ntabwo ari ibyawe bitaragombeye ibyo kandi n'ubundi n'ibiganiro byabaho ntekereza yuko abakongomani bamaze gukanguka ari benshi n'ubundi kumweguza no kumusezerera birashoboka yaba kwegura ku neza aho bimutegetse cyangwa se kumuvanishaho
kudeta n'ibindi byose nabyo biracyashoboka. Njyewe ntekereza yuko magingo aya ngaya M23 natwe irwaneho binyuze mu biganiro, we ubwabo bazi icyo bamusaba, bazi icyo bazi aho bageze, bazi imbaraga batakaje bafata biriya bice babihora, bazi n'igikwiriye gukorwa kugira ngo ibyo baharanye cyangwa se umuhate wabo utaba impfabusa. Magashi, reka tujye muri Walikale ariko tubone kujya mu bindi bice. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi ubwo tugiye muri Walikale, ahangaha habereye imirwano ejo nanone intare za Sarambwe zaje kuba zikubita aba bagome, zibakubitira ahangaha mu nkengero za Pinga, bari birometero 5 n'umujyi wa Pinga, babakubitiye ahitwa Nkuba, babakubitiye ahitwa Burayi, babakubitiye na hariya mu nkengero za Mpeti. Aha ni hahandi bashenye ikiraro, intare za Sarambwe zirongera ziragisana. Aha rero intare za Sarambwe zikaba zakoze uko zishoboye kugira ngo zibigizeyo, ariko nanone ese ntiyaba intandaro yo gufata uyu mujyi wa Pinga bakawufatana na Walikale? Ntekereza yuko kuko hamwe bari buri metero 17, ahandi bari buri metero 5, kandi impande ziri paralele zishobora guhuriza hagati zigakora igitendo gikomeye cyane. Ntekereza yuko uyu mujyi wa Walikale uko imirwano igaragara, uko ibice intare za Sarambwe zirimo, n'uburyo FARDC yagiye igerageza gushaka kwataka mbere yuko yatakwa, n'ubundi babonye plani ya M23 basanga no gufata iyi Walikale cyane, kubera yuko niyo nzira yerekeza hamwe twavugaga za Gisangani. Ngira ngo wabonye iki bagiye bagerageza guca ibiraro kugira ngo ibikoresho bya M23 bigiye gukomeza kugera muri biriya bice byo hakuno y'ikiraro. Ngira ngo ku mugoroba twabwiwe iki bagerageje kujya gutega ikiraro bakahafatirwa. Mu gitondo cya kare uyu munsi kuri tariki ya 9 bongeye guhagurutsa indege zerekeza muri Walikale, ziraswaho zitari zagera kuri objective ngo zibe zanarasa. Ni ukuvuga ngo bari mu rwikango rw'uko M23 n'ubundi iyi Walikale centre na Pinga bahakeneye cyane, bigaragara ko bahakeneye cyane. Ikindi nanone urebye bande bahakeneye cyane, M23 irahakeneye kubera yuko ni inzira navuga yuko ikomeza n'ubundi ijya Gisangani, kandi Gisangani yavuzweho. Ikindi nanone biravugwa yuko habaye bari forcinze cyane abasirikare bavuga M23 ndetse n'ibikoresho. Ntabwo watwara ibikoresho ahantu, ni ibintu bibiri uba urimo uteganya. Ubuteganya kuzadefanda igihe wagabweho ibitero, ubunateganya kuzadivasinga igihe we byabaye ngombwa. Gusa ngo tubimenyereye M23 imaze igihe kinini ibanzwa ikagabwaho ibitero, yono ikaba yasubizanya ubukana ariko ariyo yabanjijwe. Ntekereza ko uyu munsi atari ko bimeze, nimba ibiganiro muri Qatar bitakigenze neza, bitarimo kugenda bisubitswe, nuko uko iri bugabweho ibitero irafata umwanzuro wo kutanguranwa umwanzi ibanze mu kubitire hariya inyuma atari yagabiye igitero ngo iyorganizing. Niyo gahunda ihari. Arakorera Wizidoro hese kubibanaho. Wizidoro barayifite. Wizidoro baracyayifite kuko n'ubundi bashaka ubwo bagiye ko twabonye ko intare za Sarambwe hari ukuntu hari hafi ya za Rukutu naho zigeze operatinga, aduyi wakubitirwa Walikale yaca za Misa akazamuka za Tigitingi akagera Rubutu gute, kandi hari undi witwa ko ari umwanzi wabo nawe waciye hepfo y'ubumoso urimo watanya Shabunda yataka Karima aza muri Kindu. Wizidoro yabera hehe mu bazaba bari muri Walikale? Ibyo ngibyo byaterwa na timing yugiye ku Wizidoro winga. Aramutse akisererweho gakeya yazingirwa ibikoresho yabisiga. Gusa hari amateko azo zaba nkeya kubera yuko ni inzira z'amashyamba. Barwashyamba hariya uyuha uduse gatoya barwanira mu nsisiro ndetse no ku mihanda n'inkengero z'umuhanda. Uzwo kuva Walikale ukagenda ukagera Gisangani, insisiro zubatse ku mihanda. Rero uwazingiwe hariya hirya icyo atazatwara, ntabwo azatwara igifaru, ntabwo azatwara BM, ntabwo azatwara Katusha, ntazatwara 37, ariko mashini gun azayitwara. Ni uguhita yinjira ku mumangere, ni ukwinjira mu ishyamba agahita agenda akibera inteye nk'abandi bose, akajya yihigira udusamunyiga n'udusurira hirya ngiye mu mashyamba. Ntago mateko hariya zizaba nke, si kimwe na Goma.
kubera yuko hari amashyamba bazatawanyika twaje tubabwira abacanshuro batawanyikiye muri ariya mashyamba ubu ngubu babuze icyerekezo baburiye urengero nabo ubwabo ntabwo bazi aho bari ntibazi ngo barerekeza he ntibazi ngo baravahe barajya he barimo baratabaza ibihugu by'iwabo baburiye muri ariya mashyamba batangiye kuvuga ngo rero n'izi mayimayi ziri ahangaha zizagenda ziburire muri ariya mashyamba ziriya FDR zizaburira muri ariya mashyamba ya za Walikare bazongerwa bazongera wenda bahurira ahandi nibahurira ahandi intare zikabimenya zigende zibanogonore ubwo nyine nibyo ngibyo Kisekedi yiyemeje n'abambari be tujye Bubiligi tugaruka dutaha twerekeze mu Bubiligi bwana Magashi Ububiligi ako mu Bubiligi tuzakora ubusesenguzi neza kuko barimo baragukubitira Ububiligi bwantunguye burimo magingo yangaya ku munsi w'ejo bwagezemo abaperezida babiri amakuru dufite bwagezemo abaperezida babiri abaperezida ntekereza yuko n'ubundi umwegeze ko azahurira n'undi mu ijuru bahurira Qatar magingo yangaya reka tuze kuri Kisekedi wa Kongo we yashatse gukora lobbying yashatse gukora agateguro avuga ati banza yarabizi ko Perezida Kagame ashobora kujyayo iriya ni inama mpuzamahanga aravuga ati rero reka ngende mutsindi cy'umutwe n'abazungu bazayibone uko nzabashagawe mvugirizwa amakondera n'ibiki byose amabendera yazamutse byibuza nzaba mubitsemo n'ubwoba abazungu nzababikamo ubwoba buriya ngo yohereje delegasiyo zagiye mu Bubiligi gukora za civilisation yohereje ububendera 2,000 buriya Kongo tuwe n'abakongo uburyo tuwe n'abakongo bari benshi yohereza ububendera 2,000 none hagaragaye ububendera 3 gusa arangije ni 2 kuko aka gatatu niwe wakijyaniye urumva arangije arakusanya ariko abantu bose delegasiyo irategura byahatari uzi ikintu cyaje kumutangaza cyaramubabaje ya delegasiyo yohereje niyo yonyine yaje kumwakira abantu 14 baramuzenguruka nawe arangije yubura umutwe mu modoka arahaguruka hagara mu muryango w'imodoka arareba amarira amujenze mu maso azamura ikiganza gutya ngo kitazamuka neza azamuka akijebetse gutya ahita asubira mu modoka wabonye ko yatumira kuva mu modoka wewe wari kuvamo yasura uruhande rutoya gutya asuramo agahande kamwe arakebaguzwa buri abantu abari aho ngaho nabo bashaka kumuramutsa ku ngufu ngira ngo bamuhobere kuko urumva bari bakeya bagira ngo hari wenda bigaragare ko karakavuye ariko umuntu wakameraga nawe umugome cyane atangira kwerekana n'abandi bari aho hirya impande n'impande Kisekedi abona nta bantu bahari uyu Kisekedi tubabwira ni umuntu wajyanye ubutunzi bwose bwa Kongo mu Bubiligi kugira ngo mushyikire muri iyi ntambara aho mwabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Purevo afatanya na Kayikwamba gusebya igihugu cy'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga gukomanyiriza u Rwanda aho ariho hose mu bihugu bitandukanye by'i Burayi ndetse n'ahandi hose ariko mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi mubonye ukuntu Kisekedi yakiriwe mu Bubiligi niho muhita mumenya ko politike burya noneho dore ikintu cyantangaje ahantu yarara aho ngaho hari umusirikare uyu umwe w'Ububiligi harimo kumwesikotinga agiye n'imodoka ye hari agapikipiki kamwe kameze nka Vespa kari umusirikare umwe mu gihe ibinyamakuru biri hari birimo biravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba intumwa yagize atya rwose niwe wakiriwe kurusha na Kisekedi uraza kubibona mu muhanda ubwo ntabwo turavuga His Excellency Pike Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe kuntu yakiriwe ngo byari biteye ubwoba yahise watangira no guhura n'abandi bayobozi noneho abanyacyubahiro batandukanye baratangira kwandika ku mbuga nkoranyambaga bati rwose ni ubwa mbere duhuye n'uyu muyobozi uba mu gihugu cy'icyitegererezo twese dukwiye gukuraho imiyoborere myiza hanyuma ubu ngubu bigarasha birimo birabwejagura murabona ngo Perezida Kagame ngo ageze mu Bubiligi gute ubu yahise ahura na Mosade Boros
mu gihe Kisekedi we wageze ejo nta n'umwe barahura. arimo arahura na delegasiyo Arimo arahura na delegasiyo yatumyeho ngo bazamwakire neza, ngo bigaragaze ko ari umunyacyubahiro ukomeye, bigaragaze igitinyiro n'ubuhangange n'ubukaka n'ubushongore mu bihugu by'Uburayi. Hanyuma ubu ngubu Kisekedi yabuze ayacira n'ayamira. Bwana Magashi, Ububirigi turaza kubugarukaho. Turaza kugaruka mu bijyanye n'iyi nama rero irimo kubera hano mu Bubirigi. Ni inama z'abadiplomate bahambaye cyane kuri iyi si ya rurema. Hanyuma ikindi cyane nenda kuvuga, twavuze ku ibuye ry'agaciro ku muzigo Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje mu mahanga. Nyamuneka wari uzi yuko amakamyo abiri y'imizigo yafatiwe muri Congo? Umuzigo wari ugiye kwambuka i Burundi uciye hano ku mupaka wa Kavimvira. Wari uzi ko abakongomani benyewe Wazalendo na FARDC bakumiriye amakamyo abiri kandi arimo amabuye y'agaciro. Bisobanuke neza ko ibyo twababwiraga ntago ari ibinyoma n'agashishwa rumuri. Ariya makamyo mwabonye ashorera na toni zirenga ngo magana ngahe Kisekedi yoherereje mu Bushinwa, ziriya toni zose niziva mu burasirazuba bwa Kongo, nizo zimaze bari abasirikare b'abadedese DDFDD. Ibi bintu murabizi, ibi bintu ntago ari agashishwa rumuri. Aba banyekongo bafasha aya mabuye y'agaciro baraza gukomeza gute kurwanana n'uwo bambuye kandi ari byaje kurwanira? Ni kwa gusubiranamo twanavugaga kuko magingo aya ngaya Wazalendo na FARDC maze bisatumvikana, ndetse n'ingabo z'u Burundi zikaba zitaragize icyo zibikoraho, bamaze kuzihinduka bavuga ati umutungo ni uwacu, ni uwa Kongo, mwende kwenu mwende zenu nta kimukura ahangaha. Magingo aya ngaha cyane mu negociation, urumva hagiye kuza inzego z'ubuyobozi zibitambike, ariko byibuza amabuye arimo ajya kugurishwa hanze, agurishwa n'u Burundi aho aturuka, abahungu baba bamaze kuhagaragaza. Dusoje reka aya makuru tuyasoreza ahangaha Bwana Magashe. tuyasoreza tubabwira yuko mu birometero 2 gusa intare za Sarangwe n'amadubu zinjiye muri Shabunda cyane. Mayimingi nanga ni ibirometero 2 ahangaha rwose mu rugabano. Amakuru avuga ko muri Shabunda tayari ku butaka bwa Shabunda isasu magingo anga arimo kuvuga. Ubu intare za Sarangwe zirimo zirinjira muri Shabunda town. Isasu ririmo riravuga. Reka tubashimire. Bwana Magashi ndagushimiye. Urakoze cyane. Nshimiye timu yose iri ku buhanga bw'ibyuma. Kandi nshimiye namwe mwaduhaye umwanya mukadukurikira. Mwebwe mwakoze like, mugakora share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha. Twongere kubana mu kanya gato, masaha 2 ari imbere, tubafitiye amakuru kandi mutagomba gucikwa. Mukomeze muhahe muronke, Uwiteka be ku ruhande rwanyu, turabakunda cyane cyane.